Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Ntandi muri rero ni kuri Mubwire TV, wakubaza ngo niki tubwira abantu, twebwe tubwira abantu ko ari beza, tubwira abantu ko tubakunda, tubwira abantu ko ari umugisha. Uyu munsi rero twagiriwe umugisha udasanzwe, umugisha n'Imana, twakira umushuti wanjye cyane n'inshuti yanjye cyane, kandi nkuko tubwira abantu ko tubakunda, nkuko tubwira abantu ko ari beza, nawe n'inshuti yanjye ni mwiza, n'inshuti yanjye ndamukunda cyane, arabizi, turakundana cyane. Tukaba turi no kuvugana mu kanya ambwira ngo nuko ndi inshuti ye nyine niyo mpamvu yemeye ko ampa n'ikiganiro. Ni inshuti yanjye idasanzwe, yitwa Sahihi, abantu benshi baramuzi cyangwa baramukunda ariko ntimumuheruka. Reka tumusuhuze tumubaze amakuru. Sahi, amakuru? Amakuru? Ndakumva neza cyane, ntabwo muri kunyumva. Turi kukumva, ndi kuvuga ngo amakuru yawe. Amakuru ni meza, nishimiye cyane kongera kubona Sylvie. Inshuti yanjye kuva cyane. Yego. Nishimiye cyane. Urakoze cyane, ari kuri Mubwire TV. Ndabakunda cyane. Imana iguhe umugisha cyane, nishimiye kubana namwe. Urakoze no kuntungura cyane, ubu ngubu nyine birantunguye ariko Imana iguhe umugisha. Amen. Urabizi n'ubundi ariko kuri Mubwire TV turatungurana, we nicyo tutakuzaniye n'indabo ngo tuzane n'umuhanzi, ariko n'ubundi ibintu byacu ni surprise nyine. Ni surprise kugira surprise yawe. N'umugisha. Ubuzima bumeze gute? Muri Amerika mumeze mute? Muri Amerika tumeze neza, turashima Imana. Akabeho katangiye kuza, imvura nyinshi ariko nyine tumeze neza. Mwebwe mumeze mute? Natwe tumeze neza, turashima Imana. Ni amahoro. Mu Rwanda turagukumbuye cyane, turagukumbuye. Kandi murakoze kuntu. Yego. Murakoze kuri surprise. Nari mubwiye ngo mu Rwanda turagukumbuye. Kuvuze ko turi kuri televiziyo, kuri TV, reka nitonde. Nari nagiye kuzana iby'ubucuti cyane, reka nitonde. Oya nta kibazo. Nakubwiye ngo mu Rwanda turagukumbuye Sahi. Ndabakumbuye cyane. Ndizera ko vuba bishoboka tuzaturika. Yego. Rero muri make Sahi tukuzi nk'umuramyi, nk'umuntu w'umuririmbyi uririmba indirimbo zihimbaza Imana. Abenshi niho twagukundiye, niho twakumenyeye. Usibye ko nge nakumenye mbere ntanabizi ko ahari uri umuntu ufitemo iyo mpano w'umuririmbyi. Abantu badukurikiye cyane, nge Sahi muzi ari umwana akiri mutoya, nanjye nari mutoya ariko tumenyanira ku ishuri. Nigaga imbere hariho umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri. Ntabwo njye mbyibuka neza ariko nibuka ko nakwigaga imbere. Nibuka ko nakwigaga imbere ariko uri inshuti yanjye kwa kundi duhorana Sahihi no ku ishuri akorera Imana. Ntago yigeze nyine agera ku ishuri ngo tuvuge ngo wenda ngo aretse gukorera Imana, ahubwo no ku ishuri yakuze ari umwana nyine ukorera Imana. Njyewe niho muzi, aho rero niho twakundaniye, tuba abashuti cyane cyane, kandi ambera inshuti nziza y'umugisha. Sahi ndamushimira cyane kuko twigaga segonderi tukiri abana, ariko urumva njye nabaga i Kigali mu rugo kwa Sahi baba i Musanze, ariko no muri vakanse Sahi yazaga kunsura akaba yamara n'iminsi mu rugo, ndetse akaza nkamutumira gukora n'umurimo w'Imana kuri eglise yacu, akaza kuwukora. Sahi mboneyeho umwanya wo kugushimira cyane cyane, wambereye inshuti nziza. Icya kabiri, impano wari ufite ku ishuri ukorera Imana, ntago wemeraga kuvuga ngo
icyo gihe nta nubwo twari duhuje ngo tuvuge ngo imyizerere, kiriya gihe twari dufite amadisipurine y'amatorero tubarizwamo, ariko sahi yari umudivantiste, ariko akemera akaza no gukora umurimo w'Imana mu barokore cyangwa mu itorero ryanjye. Ndabigushimira cyane ko wambereye rero inshuti nziza y'umugisha, ndetse tugafatanya gukora umurimo w'Imana. Iyo nakuzanaga kuri eglise yacu abantu barahembukaga cyane cyane, kuko vacances zageraga abantu bambwira ngo dutumirire Sahihi. Urumva rero kuri mubwire ngomba kukubwira ko nawe wakuze uri umwana mwiza, umwana ukorera Imana ku ishuri. Njya mbyibuka cyane ku ishuri hari ibintu sinzi nimba ubyibuka twagiraga, twaje gutangira isabato, nyine nanjye nazaga kwifatanya namwe kwa gatanu gutangira isabato, ariko bakavuga ngo twandike dusabe indirimbo. Ugasanga mu ndirimbo zasabwe hari twe dufite abahanzi benshi ku ishuri, abana benshi, ndetse bamwe banavuyemo n'ubu baracyakorera Imana, Imana ibaha umugisha. Ariko ugasanga basabye indirimbo za Sahihi cyane, abantu barasaba indirimbo za Sahihi kandi zitandukanye. Rero ndagushimira ko wakuvura umwana wakuze nyine uri umwana ukorera Imana, kuko ku ishuri abizi ko hari n'abana batari abana beza babaga mu biyobyabwenge kandi mwiganaga, ariko uguma kwera imbuto, uguma kuba umuhungu mwiza, umwana mwiza ukorera Imana. Sahi Imana ibiguhera umugisha. Amen. Rero abantu bashobora kumva gutyo tukuvuga Sahihi ntibanakumenye, kuko abantu benshi hari indirimbo yawe imwe bari bazi ndetse bakunda cyane, ariko abenshi batazi nyirayo, ndetse batazi ko ari n'inshuti yanjye. Hari na ushana gusanga hari n'abantu bakunda mubwire TV batazi yuko iyo ndirimbo umuntu turi kuvugana ari Sahihi. Nagira ngo uririmbireho ku bantu badukurikiye bamenye ko ari Sahihi ya ndirimbo abantu benshi bakuziho, iriya ndirimbo. Ubundi ibindi bibazo nshobora kukubazaho nyuma umaze kwitubwiraho. Umukunzi. Yego. Mukunzi wanjye unyitaho, ntekerezaho wansize, ko wansize mw'icumbi, size uvuze kugiye neguriraho kuzaba munezero mwinshi. Imvura ari nyinshi antwikira umutaka, izuba ryaba ryinshi anshyira mu gicucu cyiwe. Icyo nakora cyose ntacyo naburana, yemwe mfite umukunzi umenyera ubuzima. Murakoze cyane. Amen. Iyo ndirimbo se sayimbwira, iyo ndirimbo ubundi yaje gute ko ari umwana ukiri mutoya? Nibyo tujya tuvugana nkakubwira ngo Imana wowe yatangiye kukugenderera kuva kera, nyine uri umwana, twebwe tutaranabisobanukirwa, tuzi ko Imana nyine kugenderera umuntu ishobora kumugenderera mu nzozi, mu ijambo ry'Imana. Ese wowe kugira ngo umukunzi ze, kuko ni indirimbo yuzuye amagambo meza, yuzuye amagambo y'ubwenge, ese yaje gute muri wowe kugira ngo tuyumve gutyo? Akenshi nagiriwe amahirwe nuko ubuzima akenshi ugasanga wisanze mu buzima utateganyaga. Ntabwo nari umuntu numvaga ko aka kanya naba ndi hano muri Amerika, Yego. ariko Imana impindurira ubuzima, nija mu bundi buzima. Gusa byose biriho Imana. Yego. Gusa iririmbire yanjye, ndi umwana wakuriye mu idini, ndi umwana wakuze nyine mbona ababyeyi banjye ari abayobozi b'idini, ari muzehe, ari pasiteri, nkura mu idini gutyo, nkura umuntu ukunda kuririmba, kandi ababyeyi banjye bakabintoza cyane. Rero igihe natangiye kugira iyo mpano, n'igihe nabaga ndyamye nkumva ndose ndirimba, nkumva indirimbo iraje nkabyuka nyiririmba. Rero ibyo byose wari umugisha w'Imana, rero ndayishimira. N'ubu ngubu bibaho, ariko
icyo gihe kuko ari ibintu nakoraga cyane kandi nuko ndi kumwe n'ababyeyi babishyigikira nibwo niyo ndirimbo nyine yaje nyine nyibona mu nzozi iza mu nzozi ndetse n'ababyeyi umubyeyi wanjye yari umuririmbyi umusore ubwo nawe amfasha kugira ngo iyo ndirimbo nyine indirimbo nyinshi zagiye ziza mu gihe ndyamye nkabyuka nkarira indirimbo nyine nyinshi nuko zagiye ziboneka mu ndirimbo zanjye. Urumva rero ko ufite impano yo gusurwa mu nzozi, ufite impano nyine yo mu nzozi. Urumva ko impano yawe marayika w'Imana kugenderera mu nzozi niwe indirimbo nyinshi uzakirira cyane cyane. Akenshi nasurwaga n'Imana mu nzozi ikamishura indirimbo kandi indirimbo yaboneka igafasha imitima y'abantu cyane pe. Njyewe urabizi kuva ku ishuri indirimbo zawe zaramfashaga. Imana yanjye navaga gutangira isabato narize, gufashwa kwanjye n'amarira buri munsi nahoraga ndira, uko turi kumwe nkakugandirimbira nkaba ndarize ku isabato. Indirimbo zawe ndahamya neza ko zirimo gukiza, zirimo umwuka w'Imana, ziragenda zigakora mu mitima yacu kandi ntago zidusiga uko twari turi, kuko uribuka ko n'ejo bundi nari ndwaye, ngewe maze iminsi ndwaye ndembye, ariko warandirimbiye turaganira nyine ufata umwanya urandirimbira uhagije, kandi urumva ko marayika w'Imana ukiza yagendeye no mu ndirimbo arankiza. Utunguwe no kubona nabyutse kuko kandi wari ubizi ko ntameze neza, ariko Imana yarankijije nyine bigenda neza. Urumva rero ko indirimbo zawe Imana iraziherekeza, ziragenda zikagera ku bandi bantu, ndetse ndahamya ko n'abantu bakurikiye Mubwire TV hari abantu bari buze kumva ko ikiganiro turi bugirane hagenda hazamo indirimbo bari bukire, imitima irakira, ntabwo iri busigare uko yari imeze. None se sayi nk'inshuti yawe nkanjye wanyibukije nk'indirimbo wari uzi njye nakundaga cyane, ubizi uti nubwo iyi ndirimbo ari iya Sahi ariko ni iya Sylvie kubera ko ayikunda. Nakundaga iyo ndirimbo cyane. Wagiye ukunda indirimbo nyinshi, hariho indirimbo bita ni igihugu cyiza, kabaho igihugu cyiza, aho niho Yesu yadusezeraniye kuzabayo by'iteka. Igihugu cyiza, aho niho Yesu yadusezeraniye kuzabayo by'iteka. Indirimbo urayikundaga cyane. Hariho n'indi ndirimbo wakundaga bita Nyurwa, ariko uri kugenda uturirimbira uduce duto. Nyurwa uyiririmbe yo urimbeho akanya, uri kudusondeka. ntanumbuye ariko nyine utaha nzaba niteguye. Njyewe nitabye ntazi ko kiganiro nitabye, nzi ko nitabye. Yego ariko kose ngomba kubana nawe mu bihe byose. N'iki kiganiro bishije cyane, abantu bihangane natunguwe, niyo mpamvu ndi kujya nyuza hejuru, ariko uko byagenda kose nishimiye cyane. Sylvie ndakwishimiye cyane, urakoze, Imana iguhe umugisha. Ntabwo burya ubucuti buberaho kurangira, ubucuti bubaho kugira ngo bukomere kandi bukure, kuko ubu ngubu nta nubwo ukiri inshuti, uri umuvandimwe wanjye, kuko niyo ntekereje ku bantu nibaza ko nawe utekerezaho cyane, kuko n'imyaka
imyaka myinshi twabanyemo n'iya kera turi ku ishuri ariko nawe urabizi wambere inshuti nziza wambaye hafi nyine ukantera morale nyine mu bihe byo ku ishuri rero nyine hari n'igihe nakuburaga ku ishuri nkibaza se Sylvie yagiye he ariko ibyo byose ni umugambi w'Imana kuko Imana abantu mu buryo nk'ubwo ngubwo n'ubu ngubu niyo mpamvu tukiri kumwe yego abavandimwe inshuti rero ndagushimira cyane Imana kandi nizimiye ikiganiro cyawe cya Mubwire TV iki kiganiro ndagikurikira mbona abantu benshi ukorera surprise nyine nkumva biranshimishije nkabikurikirana nkumva nyine ni ibintu bidasanzwe byaremewe muri rusange abantu bose atari abanyarwanda gusa ndetse natwe hano muri Amerika namwe nzaza mbatungure kandi wabikoze nanjye uriya ndi umunyamahirwe yego muri Amerika ntabwo numva ko ari iby'abanyarwanda gusa ni iby'abantu bose muri rusange rero ndagushimira cyane ni ikiganiro cyibutsa abantu byinshi ikiganiro nyine gituma umuntu yitekerezaho akisobanukirwa akumva ko akwiriye kugira umunezero akumva ko akunzwe akumva ko nyine ibyo ari kumisinga ibyo ari kubura akwiriye nyine kumva ko bikwiriye kugaruka rero ikintu uba uri kugarura mu bantu urukundo ni ikintu kiba kidasanzwe rero kuko umuntu yamenye ko akundwa nawe yumva ko akwiriye kugira urukundo Imana izabiguhe mu amen none se Sahi ukurikije ukuntu tuziranye nyine kera turi abana tukiri batoya n'ukuntu wari unzi ko nanjye nakuze ko twagiye tubana mu buzima butandukanye no ku ishuri nuko nabanaga n'abantu ubona ahantu ndi nkwiriye kuha abandi mu muhamagaro wanjye cyangwa nayo by'umuhamagaro mu by'ukuri ibi ni ibintu byantunguye cyane ni ibintu byantunguye kukubona muri umunyamakuru ni ibintu byantunguye cyane kuko ahantu hose nakubonaga ndabyibuka neza wari umwana mukuru kuri njyewe ariko mbona ko ntabwo nagukekeraga ibintu nyine nk'ibi ngibi urumva uri umuntu ukunda guseka ndabyibuka cyane ku buryo nyine ahantu wabaga uri nyine habaga hari ibyishimo watangaga ibyishimo ku bantu yarakubonaga cyangwa se yarakuvugaga akakuvuga nk'umuntu nyine ukunda kuba wishimye wari umuntu ugaragaza ibyishimo amarangamutima ntabwo ikintu cyose wabaga cyagushimishije byararengaga ukanarira ndabyibuka neza ko rimwe na rimwe natinyaga no kuririmba kugira ngo utarira urumva uri umuntu ufite usanzwe niko njye mbibona niko nkuzi mbese urukundo rwawe abantu benshi muri iyi si barufite isi yaba ifite amahoro menshi cyane urumva uri umuntu udasanzwe ko umuntu nyine Imana itemeye ko ubyihererana ku giti cyawe ikunyuza no mu zindi nzira twizaga ubu ngubu uri umunyamakuru kandi noneho na cya kiganiro utanga ku bantu nibyo byawe ntabwo wibeshye ufite kandi nibyo umuntu atanga icyo afite umuntu atanga icyo rero icyo ufite cyo kuremamo abantu urukundo kumva ko bakundwa ni ibintu byawe kuva kera Imana izagikomeza wagure iguhe umugisha kandi natwe turi hano kugira ngo tuzakora ibyo dushoboye byose natwe tukwereka urukundo utwereka amen Sahi urakoze Imana iguhe umugisha ngaho turirimbire kuri ya ndirimbo yanjye nkunda ni iya Sahi ariko ni iya Sylvie kuko ayikunda Sylvie iriya ndirimbo nararirimba gukarira siniba uyu musore burire ntago ndira kandi ninarira nta kibazo rega umuntu agomba kuba uwo ari we ngeyo nishimye nyine se subiza indarira yindirimbira nta kibazo
ndayiririmba wambwira impamvu iriya ndirimbo nayiririmbaga akenshi nibuka ko ahantu nabaga ndibuze kuririmba warayinsabaga kandi iyo ndirimbo ukayirira akenshi tukanayiririmbana ukaza imbere handi kuririmba ukaririmba wambwira impamvu nyine iriya ndirimbo byibuze igufasha impamvu iriya ndirimbo yawe rero yamfashaga nta kindi ahubwo ni indirimbo ivuga ku muntu w'umukire ikavuga ndetse no ku muntu w'umukene ariko irimo mesaje yo kutubwira ngo ubuzima bwose urimo unyurwe n'uko Imana yakuremye kubera yuko abantu benshi buzuye kutanyurwa abantu benshi buzuye ubuzima bwuzuye umuhangayiko ubuzima bwuzuye ibintu bimeze nka competition ugasanga ndashaka kubaho nk'uko Sahi yabayeho kandi tudahuje tudafite ubushobozi cyangwa uburyo bungana bwo kubaho mu buzima bumwe noneho ugasanga abantu banitwa ko bari abakristo nabo bari mu buzima bumeze nko guhangana cyangwa aribwo bw'ubwo twavuga nka competition butarimo kunyurwa rero nakundaga ko nyine message irimo tuvuga ngo nyurwa nuko Imana yakuremye kuko nyine Imana niyo yaremye niyo igirema ibyo bihe nijye yemera ko umuntu aca muri ibyo bihe ikemera ko ushobora guca mu bihe by'ubukene ikanongera kugucisha mu bihe wenda by'ubukire ariko mbese mu bihe byose urimo cyangwa situation yose urimo unyurwe nuko Imana yakuremye rero narabikundaga nkumva ko buri munsi nkuko hari undi muri mbivuga ngo buri munsi maranira wenda guhora nkizwa numva nanjye nkayikunda nkavuga ngo nanjye Imana inshoboze kuba ubuzima bwose ndimo bwaba buryoshye cyangwa butaryoshye ko hari igihe umuntu kigera agaca no mu buzima butaryoshye tuboneyeho tubwira n'abantu badukurikiye uri mu buzima bubabaye cyangwa bwishimye ubuzima bwose urimo nyurwa ntibigukure ku Mana ntibitume uva ku Mana ngo uvuge ngo Imana yarantaye ngo Imana ntago ikinyibuka ngo Imana iragendana n'abakire Imana iragendana n'abafite gutya oya ahubwo ubuzima bwose urimo unyurwe nuko Imana yakuremye nicyo kintu rero cyatumaga nyikunda nkumva nyine ni indirimbo yanjye kuko iri kuntoza kunyurwa n'ubuzima nanjye nzacamo ikiragiye bwo kwishuri twabaga turi mu buzima buraho nyine busanzwe bw'abantu bose ariko nkatekereza no hanze nkatekereza no ku buzima bundi nkumva nyine iranyigisha ubuzima bwo kunyurwa nicyo kintu cyatumaga nyikunda nkayihindura indirimbo yanjye byiza cyane ariko nzayisubiramo ubwawe kugira ngo nyine ntabwo navuye mu Rwanda ntarayikorera amashusho kandi ntabwo ari indirimbo abantu benshi bazi ko ntabwo nigeze yigeze ikora cyane ariko nzabyitaho kugira ngo nongere nyisubiremo ku bwawe kandi n'abandi bazaboneraho ibafashe gusa nzabiteganya wenda nko muri umwaka uri imbere nagarutse mu rugo nyine ndi kubiteganya ikindi hari n'indirimbo yanjye ubundi wagiye Sahi nakoze ubukwe adahari yaramaze kugenda mu mahanga ndamubura ariko kuva kera nk'inshuti yanjye ajya kumubwira ngo mu bukwe nzaguhimbira indirimbo yawe uza no kuma sample rwose urayinyumvishaho indirimbo ariko nyine ndayibura iyi ndirimbo yanjye cyangwa iyo ngiyo nyine niyo izaba ariyo ndirimbo yanjye nzabikora ibizashoboka byose tuzafatanya tubikore uko byagenda kose Imana yatugiriye neza natwe tugomba kwishima ntabwo mu bihe byose uko ntekereza nuzi ko Imana yidutije ubuzima byose byashoboka kandi bikagenda neza rero uko byagenda kose byose bizakunda kandi kubwo gufashwa n'Imana byose birashoboka yego twizere byose bizagenda neza ngaho baririmbire nawe wumva indirimbo yanjye na Sahi ntabwo nyiherutse kumva nyiherutse muri ibyo bihe ariko ndagerageza byiteho ndagukopeza ni umuki cyangwa urumukene nyurwa n'ukwimana turemye ntukajye wifuza
wishyire hejuru ibuka kwari Imana yaturemye nibura umukire cyangwa uri umukene nyurwa n'uko Imana yaturemye ntukajye wifuza wishyire hejuru ibuka kwari Imana yaturemye. Imana iguha umugisha. Ariko se kuki utangishije kuririmba koko mana yanjye ubu ngubu nari kujya ngufasha ariko wapi inshuti zanjye we na Josette ariko Josette yaragerageje birananirana muhamagaro wanjye ariko mbanza tutari wo kuririmba nzaririmbira mu ijuru ariko aririmbo ni kurimbiraho gato ejo bundi warwaye ndashaka kuririmbaho igice cyayo cya kabiri yego basi noneho ni indirimbo nayo ndi gutegura ariko uko byagenda kose nabyo mbigukore kuko ni ibyawe yego ariko icyo kuvuga ni uko Imana mubwire TV umugisha amen kandi iyi TV yaje kugira ngo ihembure imitima y'abantu yaje kugira basubizemo urukundo bahabwa urukundo rero Imana ibaha umugisha kandi uyu murimo ukora uzakubere umusaruro mwiza amen ku gihe cyawe icyo wakoze Imana izakikora amen nukuri ndishimye cyane kubw'uyu munsi ndishimye kubana namwe ndishimye kubwamubwire nanjye icyo nshoboye rimwe ndimo nkenera nzabikora Imana igiye gukomeza amen ndirimba ako gace kamwe gusa kuko n'akari kuririmbiye kuko wari urwaye ariko bishimye cyane no kubona wahagurutse kandi ugakora umurimo wawe biranshimisha cyane Imana iguha umugisha icyubahiro kubwo nyine yongeye gutuma tuvugana njye nawe uvuga wakize umbwira ko wakize yego ntekereza ko nta cyumweru gishize ariko Imana yakoze ibitangaza ihabwa icyubahiro amen kubw'igitangaza iyo mbabaye kandi ndemerewe umwami wanjye Yesu ni unkomeza ndi mu buntu bwiwe sinkekerana umwami wanjye Yesu nukurana icyo nshatse kukubwira igihe uzababaye cyose uremerewe mu mutima ujye wibuka ko Imana igukunda ko Yesu ari kumwe nawe kandi ajya haza kwifuza kwawe akomeze mubwire TV be televiziyo y'abantu bose bakiriraho kandi iyo mpano yawe Imana yaguhaye y'urukundo izakomeze kubere umugisha uko abantu bagira urukundo nabo bajya bakugira urukundo urakoze cyane ndishimye cyane Sahi arakoze cyane Sahi urakoze cyane Imana imuha umugisha Imana imugirire neza nawe Imana ikurinde Imana ikwagure kandi Imana izadufashe tuzongere kubonana apana kuri telefone amaso ku maso turi bazima tutarishwe n'ibyaha tutaragiye kure y'Imana uburinzi bw'Imana bukomeze kukubaho kandi icyo ngusabira cyane cyane
ubugingo bwawe burindwe, umwuka w'Imana guhoreho cyane, impano zawe zikomeze nyine zaguke zikore. Hari igihe kigera impano z'abantu bamwe na bamwe zigasinzira, abantu ntibabashe gukora, abantu ntibabashe guhimba, ibihimbano ntibize kubera benshi baba baragiye kure y'Imana. Usanga abantu benshi iyo bageze muri ibyo bihugu bita ku kurwana nyine n'ubuzima n'imibereho nyine, kubera ko biba bitoroshye, abantu nyine bagahangana n'ubuzima cyane, ariko gutunga ubugingo cyangwa gutunga umwuka w'imbere bikabananira. Ariko icyo ngusabira, ujye uhora wibuka gusenga. Ntago ndira, ujye uhora wibuka Imana, wibuke Imana. Dufitanye ubuhamya, urabizi urugendo rwose rw'ubuzima kugira ngo ugere aho ngaho, ni Imana yabikoze, nta wundi muntu n'umwe wabigizemo uruhare, ni Imana yabikoze. Rero kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, Imana yagukoresheje kuva uri umwana, Sayi ari umwana mutoya kurinda anganya ubu ngubu ari mukuru bigeze iki gihe, ni imbaraga zikomeye z'Imana. Kandi Imana iba yaraturwaniye ibintu byinshi tutazi, hari n'ibyo iba itaremeye ko tumenya kugira ngo imitima yacu idakuka umutima. Rero Imana ishimwe ko yakurinze, kandi Sayi ikomeze ikurinde, ikomeze ikwagure, ikomeze utere imbere. Hanyuma izo ndirimbo nyinshi zize muri wowe, ugire amakaye menshi yanditsemo indirimbo. Ubwo uzaza mu Rwanda uje kudusura no kudusuhuza, tuzagira umwanya no kumva message nshyashya z'icyo Imana idushakaho. Nicyo nagusabira. Ubundi nyine n'ubuzima bwiza, ukomeze waguke, utere imbere, n'amadolari aze menshi. Hanyuma rero ikindi, wa mugani wawe dore natangiye kurira. Sayi ni inshuti yanjye, iyo tuvuganye arabizi ndarira, ariko ntago ari ibibi, nyine niko umuntu aba ateye. Hanyuma ndagushimira. Madamu umunyamakuru uri hano we ni igitangaza, ararira, ajya gutungura abantu akarira mbere yabo. Ariko Imana nyine ikoresha umuntu uko ishaka, kandi n'aya marira ifite iki yakoresha simbizi. Rero Imana byose ni byo guha Imana icyubahiro. Rero Sayi ndagushimira nanjye cyane cyane, kubera ko wa mugani wawe twagufatiranye, ni surprise nyine. Namuhamagaye siko bisanzwe nyine nkuko tuba tugiye guhamagarana kuvuga n'amakuru, abona mise mubwira ko ari kuri Mubwire TV. Ndagushimira cyane cyane ko wemeye nyine gusuza abakunzi banjye ndetse n'abakunzi bawe bari kuri Mubwire TV, no kubibutsa ko Sayi nyine ahari kandi akiri mu murimo w'Imana, atagiye ngo yibagirwe icyo yahamagariwe, ngo yibagirwe umuhamagaro we. Sayi ndagushimira cyane, Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane, ndishimye cyane. Icyo naboneraho kuvuga ndi butinde, navuga ku bantu nyine bagukurikira, Imana igikomeza ibahaza umugisha. Kandi mu by'ukuri icyo nashishikariza abantu ni uko twese Imana yadushyizeho kubw'urukundo. Rero uru rukundo waje kwibutsa abantu ko bakwiriye kurugira mu mitima yabo, ntabwo ari ku bwawe, ni umuhamagaro w'Imana. Imana iguhera umugisha, ndetse n'abakurikira Mubwire TV, urwo rukundo rubagereho, babigiremo urukundo, ndetse bumve ko ari waje ku bwabo, waje ku bwacu. Imana iguha umugisha. Rero nicyo navuga, nuko uruhande rwanjye nzagerageza uko nshoboye, sinzareka gukora. Icyo nakwizeza abantu ni uko ndi kubitegura neza, kugira ngo indirimbo zanjye nazo zongere zigaruke. Uko nshoboye kose, nzi ko Imana izabinshoboza nabyo bikagenda neza. Tuzagenda tuvugana uko ndi kubigenza, kugira ngo nongere mvuge umurimo w'Imana mu buryo
butunganye kandi Imana izanshoboza. Wow, urakoze cyane. Nawe urakoze, Imana izagushoboza, Imana izakugeza kure. Hanyuma udusuhurize abashuti bawe, abanyarwanda nyine bari aho ngaho. Yego. Rwanda ndabasuhuje kandi mukurikire iyi TV. Ikindi dore mwebwe muba muri kure, nimwe muba mukwiye kudutuma ku miryango yanyu, ku nshuti zanyu, ku bantu babakunda. Nimutwereze amafaranga tugende tugura indabo tujye gutungura abantu, tubabwire ngo Sahi arabakunda. Mubwire TV ni iyi kwanza ngiye ndiheraho ndakohereza amafaranga yo kujyana mu rurabo. Urujyana mu bwe baramukunda nkumva ababyeyi banjye nawe ubwawe kandi ndakohereza ururabo nawe mubwire ko ngukunda. Si wumva se n'abantu barangaha badukurikira bazadukurikira cyangwa abantu bose bazakurikira iki kiganiro. Ni ukuri ni byiza kwisanga ahangaha ni mu rugo, buri wese ni karibu kujya musanga uyu muvandimwe, uyu mubyeyi, umubyeyi mwiza, azabakira neza, azabereka urukundo, mujye mumubwira ko mukeneye urukundo abasange, azabaha urukundo kandi muzishima, mwongere mugarure imbaraga z'urukundo. Wow, Sahi urakoze cyane. Hanyuma uzajye kunsurira abavandimwe, narabigusabye. Uzajye muri Chicago usure musaza wanjye, ndamukumbuye cyane cyane. Murumuna wanjye ndamukumbuye, uzagenda ubasure ubabwire ngo ndabakunda. Kora kubwo yabigusezeranyije ndaza kubyitaho. Nitumara kuvugana ndagerageza bahamagare kandi nzabasura, nzanabikwereka ko turi kumwe. Uzababwire nawe nge ngo ndabakunda. Ngomba kubibabwira kandi ntekereza ko babizi kubakunda. Yego barabizi. Urakoze cyane, dore wa mugani wawe ndarize cyane. Turakomeza nyuma y'ikiganiro. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha kandi abantu bakurikira ikiganiro banyihanganire, natunguwe. Tuzakora ikindi kiganiro bimeze neza, umeze neza twaguteguje, ariko nta kibazo ufite, humura umeze neza, uzaba umeze neza. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha, turi kumwe ku mutima, ndabakunda kandi muri rusange abantu b'iwacu bose, abanyarwanda muri rusange bose turabakunda, ndabakunda umutima wanjye. Imana igikomeze ibahe umugisha, udafite Imana imwongerere agira icyo abona kandi n'ufite Imana imukubire. Icyo navuga ni uko burya iyi si kuyibamo mu mahoro, waba ubabaye, waba ufite ibibazo, kuyibamo ufite urukundo nibyo by'ingenzi kurusha ibindi byose. Rero Imana iduhe urukundo kandi iduhe rwa rukundo rwa kivandimwe, nibyo nsabira buri muntu wese, cyane cyane namubwire TV. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Sahi urakoze cyane, nawe Imana iguha umugisha, ibihe byiza, akazi keza, ngaho ukora akazi, turagukunda. Murakoze cyane, umutima turi kumwe. Sawa, merci. Bye bye. Bye.